mbere yuko tujya mu ijambo. Ubushize ubwo bantumiraga bashaka ko ntangira kwigisha, hanyuma PS mbwira ati ko hari igitabo wigeze uduha bivuga ku gusenga, ese nta kuntu waza ugatangira iyo seri ukaba wanakivugaho. Icyo kintu rero cyangwa ijambo ryanje mu mutwe ari kumpamagara abimbwira nubwo ntabonetse ntangire, niryo numvise uyu munsi ntakomereza kwigisha ntarisomye, kubera ko ni igihe wagishyize mu kinyarwanda mu gitabo cya Derek Prince cyitwa kurema amateka mu gusenga no kwiyiriza ubusa, cyangwa se Shaping History Through Prayer and Fasting. Ni igitabo rero ni igihe wagishyize mu kinyarwanda. Abivuga rero bimwe mu bintu nasemuye bikansigaramo icyo kintu cyahise kiza. Ndagira ngo mbasomere ku rupapuro rwa 42, hanyuma mvuge ikintu kimwe ubundi tujye mu nyigisho uyu munsi nk'uko baduhaye topiki ivuga. Kuri urwo rupapuro rwa 42 by'iki gitabo, ikindi cyatumye mvuga ngo ndi bugisome ni uko ni igitabo abamambure benshi bahawe, buryo navuze ngo wenda utari uhari icyo gihe hari ibindi 4 biri hano uza kubikenera bibuze kuvugana wenda n'abayobozi baze kubimuha. Oya nta kibazo, muhumure nta kibazo, n'utari bukibone physically hari na link twaguha ukaba wakidownloadinga online, ukaba wagitunga haba mu Cyongereza cyangwa se no mu Kinyarwanda. So kuri urwo rupapuro rero haravuga ngo mu Baroma Pawulo yahuje aya mahame by'umwihariko n'abari mu nzego z'ubuyobozi. Abaroma 13:1 n'uwa 5 kugera ku wa 5 haravuga ngo umuntu wese agandukira abatware amutwara, kuko ari nta butware ava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota gusa, ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Nicyo gituma ukwiriye kugandukira utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima uhamye. Muri iki cyanditswe twavanamo interuro 3 zifite agaciro gakomeye. Icya mbere, nta butware butava ku Mana. Icya kabiri, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Hanyuma icya gatatu, cyangwa umukozi w'Imana ukoresha umujinya, uhoresha umujinya ukora nabi, ari byo guhana inkozi z'ibibi. Pawulo yabwiye aya magambo by'umwihariko abakristo. Yavuze yeruye ko ubuyobozi bushyirwaho n'Imana. Uko ubuyobozi buzagira ingaruka nziza cyangwa mbi ku bakristo bizaterwa n'umwifato n'imyitwarire y'abakristo. Nibagendera mu kumvira ubushake bw'Imana, ubuyobozi n'abayobozi babwo ni abakozi b'Imana babahesha ibyiza. Ariko abakristo nibatumvira ngo bagendere mu nzira z'ubushake bw'Imana, noneho ubuyobozi n'abayobozi bazahinduka abakozi b'Imana bo guhana inkozi z'ibibi. Iri byashyirwa mu ncamake mu nteruro 4 ngufi ivuga ngo abakristo babona ubwoko bw'ubuyobozi bakwiriye. Mu Cyongereza iyo nteruro ya nyuma sorejeho iravuga ngo we get the leadership that we deserve. Dushobora kubona ubuyobozi dukwiriye mu buhe buryo? Iyo twakoze nabi, ubuyobozi bushobora kukarira kugira ngo uhinduke an instrument of judgment, cyangwa se igikoresho cy'Imana cyo gucyaha abakristo. Twongere dusubire ku murongo. Cyangwa se tukabona ubuyobozi dukwiriye binyuze mu ko twasenze, Imana ikumva gutaka kwacu,
ikaduha ubuyobozi dukwiriye, ubuyobozi bwiza. Icyatumye nsoma aya magambo, nagira ngo tuyumve muri kontekste yacu y'ibyo dusengera nk'abatuye mu biyaga bigari, dutekereza ku itorero ryo mu Rwanda, dutekereza ku itorero ryo muri Congo, dutekereza ku itorero ryo ry'i Burundi n'ahandi hose. Ngo burya nidusengera ibihugu byose, twibuke no gusengera twebwe twitiriwe izina ry'Uwiteka, kuko ako kantu karankorora gushora kavuga ngo tubona ubuyobozi dukwiriye. Nkibaza hano bimeze bite, mu Burundi bimeze bite, muri Congo bimeze bite? Imana idufashe mu gusenga, dusengera itorero ngo nyaboneka niduhagarare mu mwanya wacu ibintu byahinduka. Dushobora kuba hari abo turi gutera amabuye, abo dukwiye gutera amabuye ba mbere ari twebwe b'abakristo, kubera ko tudahagaze mu mwanya wacu tukabona ubuyobozi budukangura. So reka ndekeraho ibyo. Hari agakeregeshwa ngo ugenda n'icumu rya shebuja agendana n'agakeregeshwa ke. Turi rero mu nsanganyamatsiko tumazemo igihe tuvuga leading with prayer. Mbishyize mu kinyarwanda cyanjye nabyise ngo ni ukuyobora ushyigikiwe cyangwa se wishingikirije mu masengesho. Kwigisha nyuma y'abandi benshi biragorana, kubera ko ujya gusanga ugasanga uyu yavuze icyari kiri ku mutima wawe, ugasanga uriya yavuze icyari ku mutima wawe, ugasanga inkuba zose barazitwaye, hanyuma nyine ukaba ufite amahirwe menshi y'uko ugiye gusubiramo ibyo abandi bavuze. Ningira ibyo nsubiramo rero mbaye niseguye. Ariko ubwo wa mugani wa mupasitoro wigishije icyigisho kimwe, abakristo baramubwira ngo ariko nta yindi nyigisho ugira, agera arababwira ngo mumusubije nabi. Iyo mumbwira ngo bya bindi twarabyumvise turi kubishyira mu bikorwa, none twigisha ikindi nacyo, dukeneye ikindi dushyira mu bikorwa. Ariko ntabwo ari byo tuza gukora uyu munsi. Turaza kureba ibyo Imana ishaka ko tuza kumva uyu munsi. Rero n'icyo Imana yashyize ku mutima wanjye ngo tuze kuganira ni bimwe, mu Cyongereza ni some of the pitfalls to avoid in leading with prayer. Bimwe mu mitego dukeneye kwirinda mu gihe tuyobora twishingikirije ku masengesho. Ahantu iri jambo ryaturutse ni uko mu by'ukuri hari igihe bajya bavuga ngo ikitabuze mu rutoki ni amakoma, cyangwa se n'ibindi bindi. Niba hari ikintu dukora nk'abakristo turasenga, niba hari ikintu dukora turasenga. Rimwe na rimwe amatorero aya n'aya, dufite za karanti, za venteye, za turuwa, za ki, gusenga turasenga pe. Ariko ukibaza kubera umusaruro uva muri uko gusenga rimwe na rimwe ko tutawubona, bigenda bite? Natwe rero nk'abayobozi turi gutekereza ku kuyobora twishingikirije ku masengesho, dukeneye kwibaza ngo ni gute gusenga kwacu kwaba effective, kukagira umumaro, bityo ntikube gusenga ko kwikirigita tugaseka, kubera ko nabyo bibaho, cyangwa se kwitelefona ukaniyitaba kubera ko gusa wasenze nyine byarangiye ko wasenze. Se hari uri bukuvebe ko wasenze, ariko how can we be effective? Ni uwo mutima rero uri guturukamo ibintu tuza kuganiraho. Ndagerageza kubivuga mu gihe gitoya gishoboka. Ntabwo byose tuza twabimarayo, ariko ibyo nahawe ni ibintu 7 dukeneye kwirinda mu gihe dushaka kuyobora nk'abayobozi bishingikiriza ku gusenga. Icya mbere, abandi banakivuzeho muri angle zitandukanye, ni ikivuga ngo irinde kuyobora udasenga. Iyo ni umwe mu mutego wa mbere Satana duturamo, cyane cyane iyo twabonye abandi bayobora ariko bakaguca intege, ukabona yasenze, yavuye muri karanti, yagiye muri ibi, ariko yagaruka ukabona ntasa n'ibyo yasenze. Hari igihe ucika intege ukavuga utasiki, ubundi buriya gusenga bimaze. Reka wenda mbibumvishe muri iki kintu muze kumvaho ibi bintu bituruka. Muri iyi myaka nk'itatu ishize habayeho mu isi kubona abantu bitwaga ko ari abakozi b'Imana bagwa bakamanuka,
reka wenda mvuge nk'umwe kubera ko byabaye publique, bize muze kumva impamvu dukeneye kumva ibyo turi kuvuga aha ngaha. Hari umugabo umwe washinze ikintu cyitwa International House of Prayer, yabaga Kansas City, basengaga amasaha 24, umva ko Rwanda Leaders musenga, bari bafite igicaniro cy'amasaha 24 cyo gusengera ibihugu, kuramya Imana. Kimaze hafi imyaka 30 icyo gicaniro kiri. Out of the blue, abantu bamwe bakagenda bagenda, ubwo ndabizi kubera ko madamu wanjye yabayeyo imyaka 5 yose kuri icyo gicaniro. Ejo bundi mu mwaka ushize, hashize nk'umwaka hafi n'igice, biza kumenyekana ko uwo mugabo washinze icyo gicaniro cyo gusenga yagiye afata abakobwa bakiri bato ku ngufu, abadamu bamwe bakoraga muri uwo murimo yabafashe ku ngufu, bitangira ari bya bindi bita ngo ni ugusebanya, bya bindi bya gossip, ariko bigeraho bashyiraho komisiyo yo kujya kubigenzura. Ubu ngubu uwo murimo warafunze kandi wari umaze, hano mu Rwanda hari abari bazanye ishami ryawo nubwo ritaje gukomeza. Ariko urumva, those people prayed. Uwo mugabo yari afite vision nziza, ariko how did iyo byumvise rero kumva umuntu nk'uwo yaguye, wowe usengaho nk'amasaha 2 cyangwa se iminota mikeya, uhita uvuga uti ubundi se ndaruhira iki gusenga ko nuriya washyizeho gusenga 24 nawe byamunaniye. Oya, even though tubona abasenga bageraho bikananira, ntabwo ari impamvu yo gucika intege ngo tuyobore tudasenga, ngo nuko hari abasenze bikanga. So icyo ni icya mbere nashaka kuvugaho, ubwo ntanze n'urwo rugero kugira ngo tuze kurwumva. Abandi babivuzeho, Sandarare yabigarutseho, n'abandi ntabwo nza kugitindaho, icyo ngicyo cyo kirumvikana. Ikindi cya kabiri kirimo ibintu byinshi, ariko ndagerageza kukivuga muze kucyumva. Dukeneye kwirinda ikintu nakwita akamenyero, tukirinda rutine, tukirinda n'icyo nakwita presumption. Wenda biri buze kumvikana nitujya mu ijambo ry'Imana. Kwirinda akamenyero, kwirinda rutine, kwirinda na presumption, cyangwa se kubigira formula ko iyo ngiye kujya mu nama nkora ikimenyetso bikaba birarangiye, iyo ngiye gukora ibindi genza gutya bikaba rutine. Kugira ngo tubyumve, reke tujye mu ijambo ry'Imana turebe umugabo wabikoze neza witwa Dawidi. Muri Samweli wa mbere muri Samweli wa kabiri igice cya 5 umurongo wa 17, ushatse wageza kuri 25. Samweli wa kabiri igice cya 5 umurongo wa 17 kugera ku wa 25. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, bukeye Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta kuba umwami wa Isirayeli, Abafilisitiya bose barazamuka bajya gushaka Dawidi. Dawidi abyumvise aramanuka ajya mu bihome. Abafilisitiya bari baje badendeza mu kibaya cy'Abarafu, maze Dawidi agisha Uwiteka inama ati, nzamuke ntere Abafilisitiya, urabatanga ubangabize? Uwiteka asubiza Dawidi ati, zamuka, kuko ntari bubure kuba kugabiza Abafilisitiya. Nuko Dawidi ajya ibari Perasimu, abatsindayo, aravuga ati, Uwiteka yahomboreye abanzi banjye imbere yanjye nk'uko amazi ahomboka. Nicyo cyatumye ahimba aho hantu bari Perasimu, maze bahibagirirwa ibishushanyo byabo bisengwa. Dawidi n'abantu be barabijyana. Bukeye Abafilisitiya bongera kuzamuka ubwa kabiri, badendeza mu kibaya cy'Abarafu. Nabwo Dawidi agisha Uwiteka inama, aramusubiza ati, nturi buzamuke, ahubwo ubace ikubo, ubarasukireho ahateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Nuko niwumva ikiriri cy'ingabo gihinda hejuru y'imitugunguru, uhereko uhutireho, kuko ubwo Uwiteka ari bube akugiye imbere gutsinda ingabo z'Abafilisitiya. Nuko Dawidi abigenza atyo nk'uko Uwiteka amutegetse, atsinda Abafilisitiya uhereye i Geba ukageza i Gezeri. Imana idufashe cyane. Dawidi amaze kuba umwami, Abafilisitiya babimenye ko yabaye umwami, baramuteye. Ndetse wabyumvise aravuga ati, nige baje bashaka, reka njye kwica.
ariko mu kujya kwisha aravuga ati reka mbanze ngishe inama Imana nibaze niba inyemerera kujya gutera Abafilisiti. Abajije Imana, Imana iramubwira iti ndabakugabiza, azamuka rwose ubakubita. Dawidi aragenda arabakubise, induru ziravuga, arabatsinze, bata n'ibigirwamana byabo yewe. Ubundi gusiga ibigirwamana nyine no kuba wayamanitse, kuko nta kundi nicyo cyakuzanye gutsinda, none n'icyakakuneshereza uragitaye, nuko wakubititse byarangiye. Dawidi yigiriye mu buzima bwe busanzwe, b'Abafilisitiya barongera bagaruka muri cya kibaya, bagaruka kumutera nanone. Dawidi ntiyicara ngo avuge ngo n'ubundi bushize ubwo bagarutse hahandi formule ni yayindi, ubwo bagarutse hahandi bakaba ari na babandi ndi bubatere nta kibazo. Oya, ngo asubira imbere y'Imana, arayibaza ati subireyo mbakubite urabangabiza nanone? Ureberera aho Imana yacu ibera Imana. Ntiyamubwira ngo ongera ugende kwa kundi twabigenje, formule ni yayindi. Oya, iramubwira iti ahangaha twahinduye umuvuno, ntabwo uri bugende ngo ujye kubataka nk'uko wabatatse, wowe ugende wihishe ngo mu bitugunguru. Abantu rero mutazi ibitugunguru mutanabiriye, ntimwakumva uburyo nyine ibyo byatsi ukuntu biba bimeze ukuntu. So ngo genda wiyicariremo, ngo hanyuma niwumva ikintu gihorera hejuru yayo kibaza senge kajugujugu z'icyo gihe ni za drone z'ubu ngubu ishwi, ariko ngo hari Imana iri bugire icyo ikorera mu bitugunguru. Dawidi aremera aragenda, nubwo yarindwanye, nubwo yaragize gute, akora icyo Imana imubwiye, maze atsinda b'Abafilisitiya, induru zirava. Ikintu rero dukeneye kwigira kuri Dawidi ni ukutaba presumptuous ngo tuvuge ngo urabona buriya barokore cyane cyane, reka mbivuge gutya, abantu dusenga Imana nuko buriya tutabizi, tugira amaformire y'ibintu n'uburyo dusenga. Hari igihe numva abantu basenga nkaba nakubwira aho baturuka. Usengera kwa Masasu nkakubwira uburyo atogota, usengera kwa Rutayisire nkakubwira uko asenga. Kubera iki? Muri ADP abantu b'iwacu bari barazanye formule ya Yesu Kurusutu, kubera ko Zanzu Rwima ariko yasengaga Yesu Kurusutu, batavushobora kuvuga Yesu Kirisito, kubera ko umuyobozi wabo nuko yasengaga. Hari ukuntu rero tugira uduformire no mu misengere yacu no mu mikorere yacu, ukumva ubwo ndi umuyobozi buriya iyo nasengeye aha ni ku bintu bigenda, iyo ntasenza y'iminsi 3 ntabwo Imana ikora, iyo ntabanje ngo nyura hariya mbanze noneho bikageraho bigahinduka superstition, kw'Imana ikora byagenze gute. Ariko buriya gusenga ntabwo ariko bigenda. Ntitukamenyera Imana, ntitugashyira Imana muri box, ahubwo tuyemere, kuko ni umutego Satani aduturamo. Wanabyumva n'uyu munsi iyo wumva uburyo dushimira Imana cyangwa se abantu bitotomba. Nkanjye ukora mu murimo wo kwakira abantu, hari igihe umuntu aza afite ibirego arega Imana, ukicara ukumva ibirego ari kurega Imana, ukavuga utari ku bundi ibi birego urega Imana niyo yari yabikubwiye. Umuntu akaza ati umuntu wanjye yarapfuye namusengeye, ati kuki Imana itamukijije? Mbese wigeze uyitega amatwi kubwira ko izamukiza? Ariko wagendeye muri presumption ngo nitugira kwizera ngo tuzahagurutsa n'ibimuga. Kandi kwizera ni ukwizera icyo Imana iri kuvuga muri iyo situation. Noneho ukagendera muri presumption yo kuvuga ngo Imana iri bukore byanze bikunze, ukagira ngo gusenga kwawe no gufatira Imana akaboko inyuma. Sinzi niba mubizi ukuntu kera iyo twarwanaga nk'abana, hari ukuntu wafatiraga mugenzi wawe inyuma akaboko ukamubwira nutama kuri icyo kigori ndakavuna. Ukumva rero kuko wiyirije amasengesho y'iminsi 3 kubera ko wakoze ibi n'ibi, Imana igomba gukora kwa kundi wabisabye uko biri bugende kose. Iyo ni presumption. Dawidi we yaravuze ati oya, singiye kubikora muri formule, kansubira imbere y'Imana. Imana ihindura umuvumo. Ariko muri iki gihe kubera ko tugendera muri mbigenza gutya, Imana yanjye tugendana gutya, iyo ntakoze iki buriya ubwo ari jewe akaba hagiye kuba iki n'iki, nkaba ntakoze ya formule, ntago biri bukwiye. Oya, hari igihe formule itazakora. Ngaho mwibaze iyo umuntu wa undi batwigishijeho witwa Nehemiya aza kuba buri gihe yumva Imana ari uko yasenza yitatu, ahagaze imbere y'umwami, umwami aramubaza ngo ngufashe iki? Akabwira umwami ati buretse mbanze njye gusenga yitatu, nindangiza ndaza nkubwira. Oya, ntabwo byari kuvamo. Niyo mpamvu we need not to be presumptuous, cyangwa se ngo tugire formule, cyangwa se ngo tuzanemo ibintu bikomeye cyane. Icyo cyari cya kabiri nashaka kuvugaho, kandi ndashaka kugerageza kubahiriza iyi ngiyi. Hanyuma ikindi cya gatatu nacyo kikwica cyane, nuko
umutego dukunze kugwamo, gusenga kwacu cyane cyane nk'abayobozi tudafite umwanya, bikunze kuba one way, bikunze kuba kujya kubwira Imana, ariko ntitutegereze ngo twumve nayo iki tubwira, tukahikoza tukagenda tukayikoza tukayibwira ubundi tugacamo. Nyamara iyo usomye nko muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18, wasoma muri ibyo bice byose, ariko cyane cyane umurongo wa 18, Imana iravuga ngo nimuze tujye inama. Ikibazo rero, yajya inama nawe gute wahinyujije ugacaho wanyuze? Ni Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 iravuga ngo nimuze tujye inama, come and we reason it together. Noneho rero twebwe nta mwanya dufite wo kurizoninga nayo, nta mwanya dufite wo kuyitega amatwi. Twahinduye gusenga one way, turaza tukayibwira tukaba twinyuriyeho twagiye ngo tumeze nk'agasamunyiga. Agasamunyiga ni akanyamaswa kagira umusuzunuka cyane, ngo rimwe rero kicaye ku rutare kararusurira gategereza ko urutare rupfuna, uruvuga ngo kabona biranze, aravuga katumva rero wa rutare, nubwo utavuze ndabizi nakumvishije kubera ko nizeye umusuzi wawe. Natwe rero hari igihe tubigenza gutyo, tukagenda tukajya imbere y'Imana ukayibwira. Reka noneho mbibwirire nk'iki nk'umusaykologiste mu ruhande rumwe. Buriya hari igihe gusenga kwacu tuvayo twumva twanyeganyeje, ariko mu by'ukuri icyo twakoze ni kimwe, nibyo tujya twita rofloma. Wagiye urivida, wivida imbere y'Imana, si bibi nabyo, ariko wivize uvuyeyo wumva ngo twafashije, twavuye imbere y'Imana, twasenze. Ko yakubwiye yo mwaganiriye, kwivuga ngo tuganire, ngo yaremye umunwa yo ntizi kuvuga, yaremye ugutwi yo ntabwo izi kumva. So dukeneye rero kutagwa mu mutego wo kuyibwira gusa ngo tubure no gutega amatwi, kubera ko iyo uteze amatwi wumva ibintu byinshi. Iyo uteze amatwi nibwo umenya icyo Imana iri kuvuga. Ariko reka wenda nanavugireho n'iki ngiki, buriya hari igihe tunasenga tutizera ko Imana natwe yatuvugisha. Hari igihe tunasenga tutizera ko natwe Imana yavugana natwe. Ukavuga uti ndakubwiye uze kuntumaho umukozi. Ukamera nk'umugabo ufite umwana mu rugo, cyangwa umubyeyi ufite umwana mu rugo, uvugana umwana aza akavuga ati ngaho genda, ngo ndaza kugutumaho umuzamu, ndaza kugutumaho umubuyi. Oya, niba uri umwana mu rugo, papa wawe nawe akeneye kukwibwira. Dukeneye gutega amatwi, kandi iyo uteze amatwi Imana ikubwira ibintu bikomeye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka natangajwe n'ibintu Imana yatubwiye turi gusengera igihugu. Kandi rimwe na rimwe hari igihe ugira ngo abantu Imana ibuvugishe ni abanyacyangugu nyine, twebwe duhanura, twebwe ngo dufite icyumvirizo gusa. Oya, ntabwo ariko ukuri nuko buri muntu wese Imana iramuvugisha. Uje ku kazi wacu ntabwo tugira abakozi nyine babandi uhagera bakitigisa bakigira gutya, ariko ndeba ukuntu Imana ikoresheje umuntu wakwita ko aciriritse mu kazi, imubwira ibintu by'igihugu cyacu. Umva kimwe mu byo yatubwiye, kuko mwe nabibabwira muragize. Iratubwira ngo dusenge, icyo gihe n'ibintu byari bitarakomera, dusengere u Rwanda, dusengere u Burundi, dusengere Kongo. Yongeraho iki ngiki ngo iterambere rya Afurika ntirizashoboka ibi bihugu uko ari bitatu bidashyize hamwe, bitumvikanye, bitagiye hamwe. Noneho nkareba uyu muntu nkawe, nk'ibi bintu uyu mwana w'umukobwa yabivana, Imana itabimushyizemo yabivana. Urumva nyine anyura nko muri Rwanda ridazi nkanjye, navuga ni n'ubundi asanzwe asengera igihugu, asanzwe agira gutya, ariko ni umuntu uri aho ngaho. Yego n'ubundi dusanzwe dusengera igihugu, ariko not to that level. Wenda yitsirise ku bayobozi bamushyiramo intuza. Oya, ariko Imana imunyuzamo icyo ngicyo. Icyo mbibabwiriye ni iki rero? No mu gusenga kwacu nk'abayobozi, let us wait upon God. Tutegereze twumve iki tubwira, ntituhave twirukanse twayibwiye ngo ubwo Mana ngo wumvise nyine, ubwo naho ubutaha ngo ubwo uzi yaranje udusubize, utwoherereza igisubizo. Yeah, it's a communication, it's a two way. Turayibwira ariko nayo ikatubwira. Sorry, aho ndahatinze, ariko reka tujye ku cya kane. Icya kane ndagifatanya n'icya gatatu. Icya kane ni ugukoresha gusenga kwacu nka manipulation. Hanyuma ndabifatanya n'icya gatatu, n'icya gatanu cyitwa pride, cyangwa se kubera ko jyewe nsenga
nkabivanamo ikintu cyo kumva nishyize hejuru ndi special. Abandi bayobozi dukorana n'abandi dukorana bo ni second citizen, ni second class citizen. Jewe muranzi, rimwe nigeze njya muri ambasade ahantu gusaba visa, mpahurira n'umukozi w'Imana ntinya kuvuga ko nanjye ndi umurokore kubera ukuntu yari yitwaye kandi ari we warumbanjirije. Noneho arabanza arabakoroga, umuzungu aratukura, arabanza arabavuyanga, yaje nta byangombwa afite ariko ari kubemeza ko bagomba kubimuha mu izina rya Yesu. Noneho agiye kubyangiza, arangije yabakoroze bya induru zavuze, arababwira ngo you know I'm a bishop, you should come to my church. Ndavuga ni karabaye. Noneho ubu ngubu n'ibintu wakoze uratumira umuntu muri church yawe, iyo wicecekera ntudavuge kuri umurokore, numva ngiye kujya kurigisha ndi buze kuvuga ko ntari buvuge ko nanjye mfite aho muriye n'uwo muntu. I was ashamed y'umuntu nk'uwo. Ariko reka mbabwire, ibi bintu byo kubikoresha nka manipulation nabyo ni ibintu dukunze kuvamo. Hangaha mu mbabarire mbivuge gutya, mperutse kwakira umuntu, noneho ubusanzwe urumva abantu batugana bazi ko baje mu murimo, mu gufashwa mu murimo w'Imana, tubivuga ko turi umuryango wa Gikristo, you see it yuko turi abakristo. Noneho ikintu cyantunguye, nashaka ko dusenga mbere yuko tuganira cyangwa mwakira, nkumva byanze, sinaguye ndi ko abantu bose mbanza ngasenga. Why am I not praying? Kuki numva bitari kuza ko nsengana n'uyu muntu? Noneho tugezemo hagati, Imana iza kunyereka impamvu yanze ko nsenga. Uwo nari nakiriye arambwira ati wagize neza kudasenga dutangiye. Ati kubera ko iyo usenga dutangiye nari kugira ngo nawe uri umwe mu bandi nabo bankomerekeje batangiranye isengesho. Iyo mwatangije isengesho ni nkaho muba mudushyize mu kindi kintu cyo kubumvira, cyo guca bugufi, discernment yacu ni nkaho muyitwara mukabikoresha nka manipulation yo kugira. Ayicaye imbere yanjye ndi kumureba, Mana urakoze kuba ntasenze nubwo narwanye no gusenga bikanga, ariko dore impamvu nuko uyu muntu yagira ngo umuha aho yisanzurira ashobore kuba yavuga. Rimwe na rimwe rero hari igihe dukoresha gusenga kwacu nk'abayobozi nka manipulation, hakaba ikindi gihe bidutera pride. Ndabihuriza byose mu cyanditswe tubona muri Luka igice cya 18 umurongo wa 9 kugera 14. Ni inkuru dusanzwe tuzi, ndayibabwira. Luka 18 9 kugera 14. Ni inkuru y'umufarisayo wagiye gusenga ndetse n'umukoresha w'ikoro. Umufarisayo agezeyo, we yaragiye aravuga ati umva rero wa Mana we, urabizi jewe simpanye n'aba batindi bandi iruhande, yewe Kamembe urabizi ya ni nkaho ndi murumuna wawe, turaho ngaho turegeranye, mba mu ijuru nza mu isi nje gucekinga WhatsApp no gusubiza za email, ndaho ngaho simpanye n'abariya, nsenga 3 mu cyumweru, niyiriza 3 mu cyumweru, ntanga icya 10 ku byanjye, rwose je simpanye n'abariya bana. Pride iramufata agiye gusenga imbere y'Imana. Ni Yesu uri gutanga uwo mugani. Hanyuma arangije aravuga ngo ariko hari n'umukoresha w'ikoro. Umukoresha w'ikoro ni umunyabyaha nyine wa wundi wa rwimbi, n'Abanyayisiraheli ntibemeraga ko uwo bamwitaga umutraitor kubera ukuntu yabaga bavuga bati uyu nta nubwo ari n'Umwisiraheli, nta n'Imana azi, umuntu ufatanya n'abanyamahanga batumereye nabi. Ngo wageze imbere y'Imana ngo ntiyatinyutse no kureba hejuru, ngo we yarakomeje arunama akavuga ngo akajya yikubita mu gituza avuga ngo ngirira impuhwe data, jyewe ndi umunyabyaha. Yesu arangiza uwo mugani avuga ngo ninde wavuye imbere y'Imana yemwe muri aba? So nk'abayobozi rero dushaka kuyobora twishingikirije ku masengesho, let us not use it for manipulation kugira ngo tugere ku nyungu runaka. Let us not be taken by pride ngo ubwibone budufashe ngo kubera ko nasenza y'itatu. Buriya ntabwo muzi ukuntu kera tugitangira gukizwa abantu babaga bavuga mu ndimi, wenda muri Rwanda bidazi ntibibamo, ariko abantu babaga bavuga mu ndimi hari igihe badukubitaga induru zikavuga. Nk'umuntu yaza nko kubwiriza akabanza akavuga ati shika baba agatogotamo kakangaye, baba atavuga mu ndimi rero mwese mugahita mupowa mukavuga nuzuye umwuka w'Imana yageze ahangaha. Hari igihe rero nabyo tubizamura ugasanga ngewe kuko nasenze kubera ko nagize gute, pride ikadufata, kandi burya kwishyira hejuru bibanziriza kuba. Iyo ni pitfall dukeneye kwirinda kandi ishobora kudufata nk'abayobozi.
ibanziriza ya nyuma ya gatandatu rero ni iyi: tuzirinde kugwa mu mutego wo kudasa n'uwo dusenga. Niba hari ikintu cyangije our society, ni ukubona abantu basenga badasa n'uwo basenga. Mu Baroma 2:17-24, Pawulo abavuga ku Bayuda akavuga ngo muvugaho by'amategeko, murabyirata, muvuga ibiki, ariko izina ry'Uwiteka riratukwa mu bapagani kubera mwebwe. Kubera ko mubwiriza abandi ibintu ariko mwebwe ntimubikora, muvuga ibingibi ariko ntimubikora. Ngira ngo this explains where we are as a church in Rwanda. Kubera ko hari benshi tuvuga Imana tudasa nayo, hari benshi dusenga Imana tudasa nayo. Bityo rero dukeneye kwirinda kugwa muri uwo mutego. Mu yandi magambo, when I come from God, nkaba nasenze, how do I come back? Abantu bakabona ko navuye imbere y'Imana. Mose avuye imbere y'Imana yaraje ageze mu bantu, abantu bariruka. Kubera iki? Icyubahiro cy'Imana kiracyari kuri. The glory of God is on him. Ariko afite na ya humility avanye imbere y'Imana, afite na kwagusa n'Imana kugera ngo yagombaga kwiveyira. Ikibazo cyacu rero twebwe tuva imbere y'Imana tukavayo turi babi kurusha uko twaje. When that happens, ni ibintu, it's a tragedy. Kuba abantu bamenye ko ugiye gusenga bakavuga bati noneho naza tuzakubita, noneho induru zizavuga, wa muntu yagiye gusenga naza noneho ntituzamukira, naza noneho ntabwo tuzi uko bizaya, azavanayo umushiha dolari maze n'igihe atanarya, usanga abantu bamerewe nabi kubera they don't look forward from you coming from the presence of God. Buriya ni ukunyagwa zigahera, induru ziba zivuze, izina ry'Uwiteka riba ritutswe ku bwacu. Icyanyuma rero nshaka kuvuga, hanyuma nkarekeraho, dore ko maze igihe ndwaye nyine simperuka kuvuga, nshobora kuvuga bugacya kubera ko nkumbuye kuvuga. So icya karindwi nshaka kuvuga hari nacyo cyanyuma, ni ukugwa mu mutego yuko hari abantu baba barira kandi byitwa ko nagiye imbere y'Imana. Kugira ngo mbibumvishe neza, ibi ni ukuvuga ngo njyewe I go before God ngasenga uko nshaka n'ibiki byose, ariko hakaba hari abantu swata abo nyobora cyangwa se abagerwaho n'ibikorwa nyoboye, bakaba bari mu kurira, bakaba bari hurt, bakaba bari wounded, bakaba bari disappointed, bakaba bafite ikintu banshinja imbere y'Imana. Nimusoma muri Matayo 5:23-26, inkuru nayo ndende ntabwo twayivugaho ngo tuyirangize kubera amasaha, ariko haravuga ngo nujyana ituro ryawe ku gicaniro. Matayo 5:23-26, ngo nujyana ituro ryawe ku gicaniro, wagerayo ukibuka ko hari umuntu mufite icyo muntu, ngo siga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mugenzi wawe. Mu yandi magambo, niba hari umuntu wakomerekeje, niba hari umuntu wagiriye nabi, niba hari umuntu wabangamiye, wagiriye, who is crying before God, akavuga ati uyu muntu nawe agiye gusenga buriya, kandi ari buve hano agiye gusenga n'ibintu yankoreye, ari buve hano agiye kujya imbere y'Imana n'ibintu yankoreye. Ibyo bintu niba hari ikintu cyangije umurimo w'Imana, it's that. Yesu rero aravuga ngo nujyana ituro ryawe ku gicaniro, wagerayo ukumva ko hari umuntu umeze gutya, winakomeza gusenga, winakomeza gutamba ituro ryawe, risigaho ubanze usubiremo. Iyo nyatekerejeho muri context Yesu yayavugagamo, nsanga ari ikintu gikomeye twebwe twarenzeho. Dusengera kubo twatutse, dusengera kubo twambuye, dusengera kubo ku bintu byinshi. Abo yabwiraga icyo gihe abivuga, urusengero rw'i Yerusalemu rwari rugihari, bagitamba ibitambo, nta ndege zibaho, nta telefone zibaho, nta kikibaho. Aravuga ngo rero igihe wagenze iminsi 3 uje gutamba i Yerusalemu, wahagera ukibuka ko wasize iyo ruguru za Betesida na za Kizose na za Kaperinawumu, ukasanga hari umuntu wasize mwatonganye, umuturanyi mwasize mutonganye, ngo buretse gutamba igitambo cyawe, sigukiziritsaho utibika, usubire indi minsi 3 ugende wikiranure nawe, wongere ugaruke. Ubwo bibaye iminsi ingahe? Indi 3, 6, ibibaye 9 uri munsi, hanyuma uzongere usubireyo ibi 12, kugira ngo igitambo cyawe cyende. So
That's how serious dukeneye kutavuga ngo I'm just praying, ngo I am a leader who prays. Oya, it's not enough. Reba niba leadership yawe nta biri gukomeretsa. Reba niba abafatanyabikorwa bawe cyangwa abagenerwabikorwa bawe nta bari kukuvumira ku gahera. Buriya abantu b'Imana, umurimo nkoramo nyine utuma numva ibintu byinshi. Hari igihe wicara ukumva, ndabizi abakristo nabo barabeshya, hari igihe nyine umuntu aza kukubwira agashyiramo montage n'ibiki, ariko akicara akakubwira uburyo umuntu yamukomerekeye, kandi uwo muntu akavuga ati aracyasenga, aracyahagarara imbere akabwiriza, yarakoze ibi n'ibi na biriya. Bishoboka bite? Sibyo byatumye se wa wundi nababwiraga amara imyaka 30 ayoboye umurimo kandi asambanya abantu agira gute? Kubera iki? Kubera ko ntabwo iki kintu cyo kwihutira gusaba Imana imbabazi twakigize umuco mu muco wacu wa Gikristo. Ikintu cya nyuma rero dukeneye kwirinda ni ukwirinda kugwa mu mutego wo kuba hari abantu barira ubwacu nyamara tuvuga ko turi gusenga. Ngibyo ibyo Imana yari yampaye ko tuganira muri uyu munsi muri uru rugendo rwacu rwo kuyobora nk'abayobozi, ariko tukayobora twishingikirije ku masengesho, twirinze bimwe muri ibyo n'ibindi Imana yadufashamo. Nzi neza ko yadushoboza kuba abayobozi beza bahagaze ku masengesho, ariko amasengesho atari icyo dukubita abandi, atari n'icyo twirata, ahubwo amasengesho atuma tuba effective mu byo Imana yaduhamagariye. Imana ibahe umugisha, murakoze, murakarama.